Twagize ibibazo tubona ngo shaho mwagize amafaranga none dore kadomoro wanje yabaye muremure ahubwo asumba isano tubona tukaje turarya ibintu bibi none se waguze nani nje abahungu bangezeho barambwira ati rero karyunguri yanze turi kuyigurisha abasi nyoko yagiye he ngo mama yagiye mu Buganda apfira byararangiye ubu natwe tuye kumusangayo niko kuyigura ati rero kadomoro neza agira umuntu n'umwe no mu buzima uvuga ati urakora ibintu gutyo kuko ugomba kuvuga ati ibintu genda byikontororera nta n'umuntu ugomba kuvuga ati ibintu tubikore gutyo umuntu nakubwiye nibyo kuko byareye nimugoroba ndavuga ati si mama iki cyangwa umwana kijana ye ariko nizingira agatekereza mvuga ati ibi bintu nanjye ngomba kuvuga ati nanjye ndi umuntu w'umugabo kandi njye mfura sasa hivi navuga ati ibi bintu kadomoro aho kugira tuzazigere turiyimbuka ku musozi inzu bari bagiye kuyijana ubwo yarajya gutanga ingwate cyangwa ngo cy'ubutaka mvuga ati amafaranga kavamo kazagutungira umugore kandi twazazana n'umugore n'umuntu wese wifuza ukareka no kuja mu nda ibintu muri kuvuga mbona bitekereje ntabwo ibintu ndi gutekereza kazunguze karyowe usoma wumva ko nta kibazo ufite mbarira hano barakara amafaranga uherera uruhande rukugabara mubwire ngo nahimba amafaranga nzora none simbagwe kuri kunkerezamwo shaho umuntu abaga afite imanza nakangari ubu ngubu ikibazo c'amafaranga mfite n'uwampago yiko ngo nyiteze ca munaro ntabwo byakemuye buriya nunkuri injuti yanjye wenda ukaba warambwiye ngo papa waramureze ndagomba gutanga amafaranga ngo nyahabandugure utazanyungukira mbagwe nkubwi reba ariko kuba nijishu igipapuro c'ubutaka cyahombaga mu nzu yanje narangiza nkaba nkiguhaye nyine mva nkubwiye narahiye ndahishe nyenyereye ubu ngubu kunkovu umva mukecuru ni ukukubaha kubera kuri n'umubyeyi wanjye ubundi njyewe nguhaye amafaranga ugomba kuzaganzubiza umbaye inyungu ariko we n'imiyaga ngushiriyemo none ngo kugufasha inyungu zisoma kuba nguhaye ca burundu cose nizihe ko none sindaguha amafaranga ngaho nyine gira gamera cy'ukarenge guke muri ibyo bibazo byawe amafaranga agafite amafaranga siniko gabuze kandi agafite nawe ubundi ariko mana kubyara nabi ni ukwihangana n'iminsi shaho usura ukumva uco iyo nguruwe bayimufatanye yarara yimaze icyo uretse kwijyamo zamushikaki wari uri kuvuga umenya ubuyobozi yagezemo n'ayategezemo wereke ko n'imiti uri kumva ushaka iki mu buzima muri we ikintu cya mbere uri kumva ushaka umugabira ngo ati ngo wahe umurimo ngo wahe izamu uri ushaka ubuzima bwawe bwose ku buryo uvuga ati uzapfa aricyo kintu gifite nta n'ikindi kintu ufite ari ikintu ikubwira nuko naza gusuzugura ikintu ashaka kubwira nk'umuntu uri kubwira umugabo uzi ko beretiri idaherutse kugira umukobwa bakamutera inda byarambabaje navuze ati kadomoro bari wamuteye buriya bintu byarambabaje shaho wagize ngo ariko ubu ngubu ntari umubabaro mba ubu se ntari nkaho muguhaye ubu ngubu ningabura ko kukwishyura ntabwo uzahita uyijanira iyo nzu yacu ndi gusambana n'abana shaho we 95 ibibazo we biba ariko ubu nyina wibazo ntabwo yaboneza urubyaro buriya kugufasha buriya reka mubwire pe kuba ngufashije ni ukugufasha ndebe urakoze uzaje uragira ibintu ugira n'ibisugaza buretse nuse iyi kayi kandi yo ni ibiki none iyi kayi nuse ni cyangwa cy'ubutaka ariko mbanaga ningegera mu nzu izi ntari za envelope baduherezagamo turi kugura amandazi ku muhandara cyo rero siye mubuhari nzanye kitari cyo kanze nkwere buretse nina rakaje kukuzanira icanya nose ujya ukinzanira ngwaye n'amafaranga ugajyana cyangwa uraganzigira ese undenda kugugumwe ko nyimfite umurimo aha buretse
barakumbwiye mbaheraza da yes ni neza nari ngiye kugira uri no kunduburira koko nta nubwo ngende no kubyemera wagira ngo uragihishe rwose utanshwanyurira ikayi mwana wirimo amabanga aho nyirabutari umubwiza ukuri mugirire neza nawe ubwo warugiye kumama umbere zikaye ngumu nta gipapuro cyane kirimo fata urakoze siyo neza umuntu abitura agasimu kayerekana amafaranga abandi bari kuganza bakeneye kujyana abana ku ishuri aho utamfashije wenda ngumbwire ibintu bya nyabyo ngiye ngoreza amafaranga umbereze uyu mubyeyi mumbwire none ukana nabanje rero ariko rero nubundi iyi kayi twayikoterezagamo nubundi narimo amafaranga nta kibazo cyo kuyifata ukayigumana nta kibazo umva ngo kujegembera hano wanyibyo ndacyo ndi gushaka icyangombwa cy'ubutaka turavuga ati ndifatira umwanzuro aho kukanye umuntu wese azawusuzugura ugomba gutera inda ukavuga ati indenje nimboneye nzabyara umwana nanjye mumenyereza inzira nziza azanyuramo kandi izo nda zitari yagira ute zitari yagira Rubanda kadomoro uramenye nubwire nyokayi cyangwa mbwa cyagiye urukumva ikintu cyose urakora uvuga ati ntabwo ubizi kureba nawe twanywa inzoga nyinshi kandi ikindi kintu ugomba kugenderaho muri ubu buzima ntihazagenda umuntu wongera kuvuga ati ngo kadomoro ngo uradaze nimba udaze ibyo byimenye nimba unanutse setu ubwo ushaka kuzana muri rushiya hano umuntu aryamye hano yakuzana n'undi kwabwo nta kibazo ariko rero ntabwo nkwizeye wa mwana we eke ese ubu ngubu ko nzi ko harimo igipapuro cy'ubutaka kigiye hehe nyabutari urakoze mubaye nkaba abantu muhaga umuntu telefone mukamwereza bibikari ninjye uvuga icigatiye se nwese ntabwo ari cyo ngo nyine nguhereje igipapuro cy'ubutaka nico nabonye kibi hari umwenda ngusize mu mazi kandi nico kibagamo nabyitayeho si nkubwo umuhereje amakaye ngubwire umbabarire ngusabe n'imbabazi uri umubye uri mama ndagutuka uwo uraza kumama hani wanjye uri mubi iki nico ushwanyuye nisi ntari ngizi zakashe zihe bino ibika bya envelope baduherezagamo imbada ku muhanda tugiye kugura ibintu papuro cyangwa ndonzi gusoma ngo ndebere nisi iki ntabwo ari ico iki nicyo kiba kirimo icyo gipapuro none ndakirimo harimo amakaye ura koko umvashije akira ndakubonye mbabarira wikomeza kumata ibi bintu kuko ubwenge buvuye mu mwanya wabwo kandi ugiye kuvuga ngo hari uruhare mbigizemo ubwanwa bino bintu ubu bifite gutya nese niye bavuraza n'igipapuro cy'ubutaka hano nkajana amakaye ashaba nawe duzajya muri kwa maracanga bandumwa urabona umuntu akwihanganiye ndi kukubwiza ukuri ndimbuye hano ibintu mbikuriyemo hano uri kureba ubu uri kubika amafaranga uzibura ko kumvashije ariko mbagwe koko ubaye nka rudomoro nawe urantuburi ndabwo ndi rudomoro nitwa ndi umugoyi mbagwa niko mazina ganje ikintu kandi ngiye kugusaba ni kimwe niba ushaka ko ngufasha pe ndabwo no kurakararira n'ubundi bucakura bwo warabuvukanye genduza n'igipapuro cyanyacyo ngo amafaranga ndakubwiye ngo ngiye kwirisipotinga ntabwo uragiheza we Musikandi utangiye no kundunga n'indoka injya ariko se ajyo mvite ubu amafaranga ubyurere uvuga ati ngiye guguza ibintu gucaka ndi gutekereza ubwo wowe ugiye gufata rero ati abaduburire ubuterekano umara kubuterekano ajya tuza ibintu byo gusinda ntuzinde kuko hano ngaha tugiye kurwana nk'abagabo urugamba umuntu bakagiye kuyabura akarubaga rworoheje ibyo mpamvu n'ubwo ati ibintu umuntu abikora ariko mu gihe uri umugabo ushaka no kuzatera imbere no kuzubaka ama etaje mu mujyi kuba umuntu w'umunyamahanga dore kuba usa guca usa n'inzobe udasa n'igikara nabyo no kubishimira imana kandi wihangane kubona ko wahaye inzoga kuko inzoga ntabwo ari iz'abatoni niyo mpamvu wo kwihangana no kugira ngo ejo hazaza uzashobora kwifatira imyanzuro umenye ko ibintu urabikora gutya bitazagenda gutya kandi hazagira umuntu ukumenyera uzabura umugabo ujya guca aho umeze nka
Ombwire kwe. Kuko mwaje marafata umuntu mufatiranye n'ubukecuru. Doraga amafaranga ni inoti za 5 dore ngizi nizazi ninjasha. Niba ushaka amafaranga simbuka muguza n'igipapuro urebe neza. Wagisubiza ntabwo ari cyo. Agamakenda wagaguraga abantu bari kwiga muri Gardene narakukunuza kukidini. Ibintuza nk'ibi ngibi bisa n'imyeru bisa nka guca. Nyine wowe byose bibiri. We genda buriya hari mfashe kitari. Nyine wowe kugira ngo bibe byiza bitogera no kugucanga. Genda ubiterurire rimwe byose ubinzanye. Nongewe ndi nyanga mugayo ndana umutima mubi wanjye. Wowe kivanga. Naho kigenda. Ha utanaenda wavanga ari wowe sushaka amafaranga se. Ariko kutiga we ndakibazo mukecu ihangane rubanda yarize umuhereza gusomere niba ari guno murimo gwano hepfo mu Gatovu undebe simbuka oya simbuka wombashe wowe itugarukange kwaro ndi mu rubange kwanegetse mu nzu nuhagera wongera ukomange ngo amafaranga ha ubo tubuze nanjye nakubonye ndakubonye ndumbonye reka menda Oya aho ngaho badangura bihorere wawe. Nabyo nta kibazo. Nyamura zidangura impamvu zidangura muzishire ku ruhande. Nyine muzishire no ku murongo nabyo nta kibazo. Sawa nyine bikore gucyo tunari binanye mukanda nk'ugeze wabyo ndindi. Oya abakuzi ndabaha amafaranga zaho ngaho. Nje ndayabihera bani mama deni menshi. Sawa ntari umugoro wa mwiza. Boss. Ntaje se. Shana nta mucaga gahunda. Kamera Bigira hino ariko. Sigamba gukora cyambara ibirenge. Sigamba udushati ngutwa badi. Oya nameza kumukira reka. Ajyana twakabare. Bo ndimo kwihuta cyane rero. Inzoga nibikunanira. Urumva nyine ubuzima bwawe buzaburaje kandi ibintu byose uzaba ubuzima. Zuba uvuga ati ijambo ni rya mukuru ntari kiri kintu ubona gutekereza n'umugongo bwawe kandi ibintu byose umuntu aba yabipanze kugera ikibazo. Ura umubyeyi mwiza ni umubyeyi urasabana n'abantu akumva nyine bari bose ikibazo. Soma ucururuke gukora ikibazo cy'amafaranga ntacyo kuko ibintu byagenze neza. Komera bibara ndikundi kumenya icara ugaho nakibazo. Reka no bisigasanga buritse. Kanga gufatira neza. Amafaranga gishira n'umunani n'umuryango gari amafaranga nayo umuryango ugira ikibazo cy'amafaranga mwagakuye hehe ahubwo ikindi wumve ko aka kanya uhora urataka amasuti urataka amakarisi urataka amashujipe ubwo uvuga n'ibindi bintu ukumva ushaka mu buzima bwawe utazapfa rubanda avuga ati rubanda ko nta kintu yamaye nta kintu yigejejeho. None sinagiye gushaka amafaranga koko ndinda no kujana icyangombwa cy'ubutaka mufite amafaranga gangana guca koko ukuntu umuntu muraga iminsi yarakora agapanga ikanga ariko ibibazo iyo byagwiriye amafaranga ibyo kubura ikibazo mama anko warigenge muze kumusura anko agasimba kari kakurumisha gakubita ku gasimba muze gusura anko by'amahanga anko umusuye aravuga ati buriya mama wawe uri kubabyara ameze neza nta kibazo kimwe afite. Anko wanje ni mumujya kumusura mu ngo rwego avuga ati mufite umubyeyi mwiza mbere yarasabanaga nta n'umuntu yatukanaga nawe agira neza guno aravuga ati amafaranga yabaga afite amafaranga afite akumva atayarya wenyine
cyangwa simba ngushiriyeho utwatsi wagize umugabo nawe agira ibibazo aratabaruka aho niho twari dutangiye kubera ibirimarima umwana yo mu ijuru ntawe umenya iyo bwira ageze kandi agake niba ikintu uri kumva ushaka hajya ufite perimera umuntu akugurira imodokari perime imodoka perime dandaye ku mama rero handi mwisambu usizi bagamo mu murima ntabwo turi butire mahira rero nose ko muje muri bake kandi nabwe muze muri batanu ntabwo turi bake nose twari kujyanga akazi ne twakifasha imodoka yafuse murayuzuza mwese na cyaka ryase twakibuze cyaye sinzo cyagiye ku mubitari nuyuzi yo mukuye iyo mu gikombe yicaye mu gihugu ntabwo herukubaga hehe njyewe se ndi muri Amerika nuko utabimenya Amerika nuko mugenda hari ahijya mu mwamara ko bakumirana mukaza mutubije umva mbabwire rero bo murareba handi ko aho muri kuri ibyo bintu ko barubanda suhaze rubanda wa cyagihungu kigufi kimwe kigufi kiresha nifuni hambimbwa ibyo ngibyo ni sebanyabuhanga byihoreye aho ngaho mugufi nibyo ariko ntago ako naco wacisha make yako ndi kuvuga uramvugiramo nkande oya nta kibazo boss tubwire kwa rubanda uko tugiye kugenda niho mugiye gufata ibyo murabizana mugiye kubifata kuri cyayi pangu nabagamo mubizane harani ho ngiye gutura ubundi ubwo nibiraka bibi ndababwira ngize ryari mutwenya bamwe ibiki we dusobanura kubabwira ngo mugiye guhaka ku gipangu nabagamo urumva mufata ibintu imodoka irahaparitse mubifate mubishire mu iyo modoka mubize nara hafi n'akasoko ni imodoka iraparika murafata amagare imodoka muhasanye mubikure mu iyo modoka mubize nara ko barubanda mu rugo hari abatuye ubu ni iwanje ubwo njye nahaguze ubwo bivuze yuko tugiye gupakira tunapakuru ubwo nibiraka bibi ibyo nta kibazo amafaranga ndabananga amafaranga boss aduhaye nk'ibyibiraro ubwo byaba bikaze cyane iryibiri 120 ntabwo imodoka sinaba nayihaye ngaha umva je mbabwire rero ndakubita amafaranga inoti y'10 bitanu mubikore vuba vuba ya nawe kereka niba uzi ko icumura kikorera nibi ibintu byarakaze dore urabona kibira agucira iryibiri nawe reba amafaranga uraduha mungire van namushaka kaze mumbwire nigende no gahinda kureba avuga ati gahinda kakanya avuga ati mama ibibazo bizashira ryari avuga ati hari umunsi imana izabikora gudu n'ibintu yabikuye nuze no kunyuraho hariya mu baturanyi NYIRABUTARURE uzapfa ari ikigogi aha bihorera bari ku ntege iminsi saho bantegeye niho bazabona be Rubanda yanze kuzana umugore kadomoro avuye mu ishuri umuntu uko yaba ari kose yagutungura apfa kuba ariho warakunegura ndumva kuba turiho nico gishoro yamwe ibindi bizizana baravuga ati mama kiri umugeni yize kugwara umutezi ngo umutezi gurakira ariko nkubwo ibyo baba bari kubibabwira ngo bigende bi mu byukuri atari nk'abanyirakazi bibareba hwi ubwo mutezi wagutewe na karimwabo bararonogora ibyo turabireka ariko ibintu byose jurabirebesha amaso Mana jurumvisha amatwi ari kutinde gusubiza Mana ni ibintu kuira bisubiza ariko ikintu kimwe vuga ati mama uko byagenda kose ni uko byaba kose ndaninyoko nyine ikintu kimwe urambyaye sinzi yo navuye urambyara urabwati we no kuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze hari amafaranga nta kibazo kanatondeke ku mifungo mbabarire na muntu kuvugaga ijambo rikomeye yicaye haguruka kuvuga ngo ukuntu bimeze rumva mama uri urumva ukuntu nyine byagenze siko waremeye urumva ukuntu ibintu byagenze congera rero umpereze ibyo bintu nkeneye jewe ukundeba uku imfura yawe kandi ntabwo ndi umwana n'ibintu mbagarara bitekerejeho
icumi turagashoboye no sinuri ko ngondeye uriko nashoboye akazi 15 nta kibazo 15 ntabwo byakunda nacyo reka tugukature tugu kumukuri mu gaciro ndusha 20 musuru ubona nubwo yaba ari kigoryi yago ntacyo reka duhisha ngaye weho nakumvisha ubwangu weho nukumugandisha ngukuye mu kazi oya ngi nawe ndi kumugandisha ngukuye mu kazi umva nyine boss umva tukubwira sibyo warwiza cyo na uzuza 20 tugende mugira amafaranga umuntu aratoragura cyangwa arayakorera 20 yuzuye tugende ntagire inzoga mu mbaza ntagire ikindi kintu mu mbaza 20 ndayabemera ntagire ikindi mu mbaza kagashimwe tugasomana sawa mwihute nta kindi kintu muri mu mbaza sawa gahunda ni gahunda tujya kujya kwa arako iwawe ibyo nakubye ntago byumva duhurire iwawe iki ni ikizerere nabitekereje ndavuga ati mama ari igihe kizagera kuryama mu naguhereza ikintu gikomeye nese kufite amagambo akangari nkaga bagombozi utari no gutobora kwamwe ngo mvuga ico nshaka ukaba utari ku kintu abandi babaye zagira inka bakaga baravuga ngo ufite amasambu nabara guhagira inka jawe inka ndaye kukabiye ufata amafaranga uje kugura inka ubururi nakibonye ngiriye n'ibihunga aho ngishyira nje nari nkeneye ngo unyihere ifamu y'imisambi amafaranga ngaga wari utwo waba uri kwifashisha gira ikibazo amana y'irwa cy'amafaranga ndimo reka nkurikirane ibyanje byari binde kadomoro kandi ugira uje kungurira n'akandi kagwa kwa karekezi ungura kandi kagwa n'ibindi isomera ngende nende no gutanga n'ubuzima bwanje mufite amafaranga angana guca mwashashe ku meza subura urubyaro nabyaye wava ngo rwitwira ihezi mama umva ibyo nagambire ngiye kubikomeza nde najana ariko ruba uzi kugira ngo uzi gusoma no kwandika uhangara utume njana igipapuro kitari ico hejuru yo kumpi agira amafaranga ucicike gumana amafaranga gawe ndashaka ganje mu byo nashatse kandi nashakanye naso barapfuye ukuncurira aba mwiriwe mwiriwe amakuru urime mukomeye uraho neza muraho urakomeye Kristo yeza kuza iteka ryose ambaye ngo mwaka rero ngo mwagusoje amahoro awushoje amahoro nta kibazo siko muzindutse aho namahoro buriya nyine naje kukureba hari akabazo mpeye nako akahe kabazo si kandi ko ndari dogiteri w'ibibazo hari akabazo mpeye nako mfite agantu none mfite agatungo mu rugo ndi kujya rero ngo kubera ni bwoko kisi kandi ninga n'ingurube n'indama agahene mu rugo ko uri umugenzi ningize rero ngo nze nkurebe nire kwirirwa nje mu isoko agahene kawe si urakarakuze iyi karakuze nagapfizi nagashaje nagapfizi ni keza ni keza ugiye rero ngo nyukajane mu isoko kandi ngo utambutseho nje kukureba ngo kangurire akabazo kanyende ko nagakemura baretse gato gira ngo ihene zo ndaziguraga ngaho gira amazuze tugenda ewe ariko ndi kunyarutse uretse ariko ese ninde muntu wakubwiye ko bura n'ihene ngo nziguraga sibwo mbona kuzishoreye twari umuntu waraza kundeba koko nduwinzaniye hano uranyaruka uretse ariko ubuyinzaniye hano hari umuntu mbitanye nawe gahunda ntabwo ariko niyo mpamvu ubonye nanjye ndatinze bivuze nk'ibyo kuncurira ndabizi ko papa yarapfuye ndi muto icyo gihe ari bwo kuvuga ati ibintu umuntu abikora gusa ariko nta kundi bigomba kugenda uwiteka imana izareba ukuntu umuntu azabamo ibintu byose umuntu azakora ibintu umuntu azahura nabyo Rubanda byose bizaba ese wambwira iki gipapuro cyagiye hehe dore Rubanda va muri cyo ngibyo urimo hano mfite igisebe nununeke na hano kukaba cyangwa kubaza igipapuro n'iki hari iki gihe
cy'ubutaka indirimbo bigeze kuvuga ati ibintu uko bigomba kugenda bavuga ati umwana na nyina bagomba mvanaho ubugwaryi jijuka menya ubwenge nshaka kukubaza igipapuro nansize harakigiye ubwo ahubwo se ubwo urakiyagiye hera Kado haguruka naho ubundi kandebe uzanye amafaranga se amafaranga se imfizi yanjye imeze neza uzana amafaranga menshi ariko mbabarije ubu tuzanye udufaranga tw'ubusabusa mbabarire umvashe ndimbagire ngo ubure ukunjundagurira ubusa mfite gahunda hano mu rugo mfite ihene nziza mama Samuel wowe ubuzanye amafaranga ubuzanye amafaranga nyayo ibanguka amafaranga reba naye ari wasize muri rya kode kode si wagaze mu nzu yanjye umva iyo uri mu isoko mba ndi kubireba uhantu bina gutya ndurabyara uracyari aho ndawurabyara umva bigiye kuza gake gake muri guriya mwaka nzaba mpera uretse ariko kuruzi kwiruka reka ngo bari amafaranga nose kuba ufite ikibazo singiye gisubizo buriya reka mubwire imana ndabwo imana izaza ngo tuyibone ahubwo imana yo igomba kuzanyura mu bantu ubu muri aya masaha ku kibazo cyawe mvugire ngo amen amen ni ngewe imana yanyuze ureka mvuga inzu yanjye ariko Azini ndabakurangiye bako nzigenda ndagura amahene n'iki n'indama byose n'imbata ndabiguraga. Bonaguze ishore muhara mu muhanda. Bura rero n'ingurube gaziguraga hari abantu b'abisilamu nzigurisha urakaze. Nduzabibwira abantu bo mu quartier bro. Oya nibanga. Ni abantu b'abasilamu bajyaga ingurube. Harimo abahungu bitwa Babizimana. Barazijyaga. Ndakuga ngo haguruka. Muhaguruka mutobanura igico gipapuro. Nta soni. Munjyaje munjye mpagaze ariko mwazanyishe neza aho kujya mu muranzambaguza rubaho mu byukuri byo kwanga bikanga cyo byo kunda bigakunda ikintu cyose uwo gipolisi zo miragira ukundaga nk'izabarwabugira n'ibirage bwoko zaba umugore n'umugabo uje mu matiku gabagore ko hari wanasa bakaba byavugati abantu bari cyakumenya hanaga amafaranga mwagakuye nagakwera kadomo mafaranga kurya papuro canje bizindi umwana sinaje mu bintu by'ibipapuro none sinibane mbanaga nabo hano mu nzu hari abandi babaga mu nzu banaga nabo rwose mwihute mwamuri kungereza imodoka yahageze uvuga ibintu sawa ntari mwihute muri batanu muri batanu nshaka kukubaza mu mpere y'ipapuro canje ufata ibintu hambe nyirabutaro yego tesharuba ruba kirimo cyose nari njya gukuramo ibikoresho rero byari mu mugende njya gukuramo ibikoresho hano mu nzu byose biri mu mugende ibiki iyi nzu nayiguze njya gukuramo ibikoresho byanyu hari ikindi gisigaye nakunde iyi nzu wagize ute iyi nzu nayiguze ntabwo uri kubyumva neza se iyi ngiyi ibibazo iyi umubyeyi wayiguze nande umubyeyi ufite ugasanga ameze nk'ikimara barero mw'abantu Rubanda afite imyaka 14 nta myaka z'ubukure afite kandi ndahari ndigina kadomoro afite 7 nta myaka z'ubukure afite wajya kugura na Rubanda w'imyaka 14 kubeshire nagiye ariko imfura na se barangana hariya mpamvu bamushaka kugira ibintu by'umuntu mubiri yakabyigu nagasubiriza n'agatunari kubiri akabyigugu none se waguze nande nje aba bahungu bangezeho barangura ati rero kabyunguri yanzu yaturi kuyigurisha abasi nyoko yagiye he umama yagiye mu Buganda apfira yararangiye ubu natutuye kumusangayo niko kuyigura avuga ni rero Rubanda ubwo mufite cyangwa cy'ubutaka mumpereze munanyandikire nta kibazo igiki cyangwa cy'ubutaka singiki ngiki oyu rebe siki ntabwo izi nyama zirateko ngo zishe kubera ko zitashe nabaye urareba se NYIRABUTARURE wa nyawe apana pira dore wakibonye se dore ngiki hafite urano kugikora bunicane umva rero Rubanda wagiye kera kubusa ngiye kubica kandi nabihambiye wababamba wabica wabasekura wagira ute ntabwo mbizi ntabwo ukwiriye kugura nawe n'abana uri kunyumva neza iryo ni ihohotera ni izigitiranya ariko nyirabutaro ntabwo uragira mu nzu ndagacibwa ibere kubera ko ntarayigeramo imvije nayiguze ariko nawe rero umaze imyaka ingahe utagera muri uyu mudugudu ntukuremo vuba vuba ahubwo niyo ibintu byari mu binkurira hano uretse wa mugabo
Mbendetse umena amaraso aha ngaho umena yande yawe ariko ishano rigwirisha ubwo si wahangaye haba bana amafaranga ariko rubana umuntu ufite ubwanwa ariko abahayemo n'uburozi reba uyu ntari gusamba nyine bishi reba ukuntu ari kugenda nk'umuserebanya ari kugendesha nk'umuserebanya ariko mva nkubwiye nyirabutarure urumva isha amafaranga amara ni ikintu gutanga ibyishimo n'umunezero noneho nabo banywe barineze mu buryo bwo guca agakungu n'agasumbirizo no kugira ngo umenye byanyabya pana bya bindi by'ibigambo byo kubwirwa wibeshe urenge hano bita gusandaza nyirabutarure nanjye nkubwiza ukuri iyi nzu muyisohoka mu mugende bitari ibyo ngibyo mwese mbari batira ahangaha